Street gossip. Breaking news sha. Uwitwa Yakuru. Bivugwa yuko umuhungu witwa Juma Jux guturuka muri Tanzania ari kumurebesha shaka nukameze gutya. Oya, ibyabaye muri after party narabiboneraga. Ahantu bari sha. Ari Yakuru vibe yari afite yari ameze nk'uwanyweye ka B1. Street gossip. Mwabibonye imbaraga nashyizemo kugira ngo Miley ibe kuriya. Amakuru avuga ko yandi bayitanzeho 26 miliyoni nibyo. Yandi bayitanzeho zara miliyoni zose. Baramo audio na video byose. Hejuru ya 30. Street gossip. Muri no minsi haragaragara abahanzi bamwe bahanga ibihangano birimo ibitutsi none nta nubwo bigituka wumva bituka icyo biti kiremwa muntu biteye ubwoba biteye isoni bageze naho batuka ababyeyi b'umuntu sinzi. Street gossip. Byarakoroheye kwakira ko Keria yagiye kwiga kugenda no nanjye sisije asa koko mwarakunda. Boss Kabutsura. Street gossip.